igihano bagomba kumuha yego ni ukurara muri gereza akumva ko ikosa ryo gukanda amabya ari icyaha kuba wakanze amabya ntabwo namukande ngo mubabaze kuba nayakozeho byonyine nabikinishije kuyakoraho ndamusaba imbabazi ukajya kumva umuntu aravuze ngo ofete umuntu yaba yiyemeye ufete ndumva ari nk'abantu bo mu mujyi wa Kigali kuko nta muntu wavuga ngo ufete abiyo ikintu cya mbere kinambabaza kuba yankuriye amabya byonyine ibyo bintu yankoreye hanyuma rero ikindi cya kabiri kuba nta mafaranga mbona yo kujya kwivuza simukadi yanjye ayifite nanayihemberwaho kubona amafaranga ibyo nabyo biranshavuye kandi n'agahinda bisiramuza bakavuga iti bavanyeho kera gahu gatoya bya bintu ntabwo biba niyo mpamvu wabikatiye muramumenye rero nzovu ntakebwe mujye mumuha ariko mubizi ko adakebwe kuko bizara abantu benshi mumukunda munamupangira kubera ikofi yiwe kanakubwira ati uriya byagenze gute ngiye ikintu cyambabaje nimugoroba n'uburyo yambwiye ngo ubundi ko nkurongora uniha ngo kandi warabaye nk'ibase ngo ni gute ngo ngumbwira ngo nturindaye ndamubwiye ati nyamara papa Kirisitiya ntabwo ngiye nguca inyuma izina ry'Imana ntabwo nguca inyuma ngiye menya iby'akazi n'ibyabeshaho umwana wanjye ntabwo menya ngo ngiye gusambana yakubwiye ngo akurongora ngo ndongora niha ngo kandi ngo ashyiramo ngo agasanga nabaye nk'ibase ni nayo mpamvu namubwiye sinshaka kongera gusubirana nawe kubera ko nabaye ibase uzagenda ureba abatarabaye ibase imyaka 5 namubwiye ati imyaka 5 tumaranye ushyiramo ntabwo ubushyira hehe mu kanwa n'akanwa iyo uhekenya amenyo byanze bikunze ageraho agakomera niyo yaba yoroshye ageraho agakomera ibintu byose anko uraniwe A few moments. Umukobwa udafite ibere ryiza nk'irya Jack rimeze gutya rwose ari ibere riforomye neza umugabo wese areba akavuga ati umugabo urifata ukibara mu bakobwa. A few moments later. Umubiri ni umubiri nyine ubyara udahatse umwanzi ni umubiri nicyo kintu nakuyemo kandi ikindi niba ufite umubiri nyine muzima mani witeho uprotokole kuko igihe waguhindutse uzajya wireba wiyange niki bicuza ikicuza mu buzima bwawe cyo nicuza nuko nabomoye indangamirwa nyinshi nkahomba amafaranga ni ikihe kintu wabasha guhindura mu buzima bwawe bakwemerera guhindura ikintu kimwe mu buzima bwawe bahindura iki cyo nahindura ni ukureka kubomora indangamirwa nkatunga amafaranga nuhe mukobwa wumva wifuza mu Rwanda ko yakubera umugore ngiye ntabwo njya nifuza ngiye ndashaka gusubirana n'umugore wanjye iyo wishimye umeze gute iyo nishimye mba ndi kumwe n'abana banjye tugasangira tukagira gute tukajoyinga mbese tukajoyinga kujoyinga ni iki ni ukwishima nyine iyo umuntu avuze ngo you are very serious biba bivuze iki kugira gute iyo umuntu akubwiye ngo you are very serious ngo ni ukuba seri ingo iki ibyo sinabishobora aka kantu ntako wari ufite ibyo bintu bimeze nk'amesa biri kuri iryinyo ryawe ni ibiki iryinyo ryahetse hariho iki yaba data we yakose we uziko nzovu wagira ngo iryinyo ry'abarihomesheje ikintu cy'ikibido urumva bagiye gucisha imyeyo njyewe ikintu cyandakaje ni ukumubura ngo uriye ariko rero njyewe ari ikintu kimwe bari abagore banyu njyewe nimba ari niba bari abagore wawe n'uyu nguyu niba bashobora kuba bafite ikibazo bazi ko bafite bakaba kandi bafashe icyemezo cyo kujya kukivuza kugira ngo babanezeze banezeze bandeze ko nezerewe n'umwe singura umweyo yamye igurwa 400-500 Kanyombye niba ngize amahirwe tukaganira turi ishuri kiganiro ntago ushobora kuvangana ko bashije nk'urubyiruko urabona rukeneye iki kugira ngo muri iminsi ya none urubyiruko rero ku murongo kugabanya ibiyobyabwenge niwe mbajije Hello sir. Hello sir. Thank you. You're welcome. First of all, we would like that you can introduce to the people. I am Metri Rumiapeng Anangsa from Cameroon. I'm the lawyer representing Moise.
Yes. How do you see this court about Moses case? I think it's a very simple case, and I believe in the justice system of Rwanda that they're going to ensure that justice takes its place in this matter. Sasa mimi nataka nikuulize kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu nimesikia kwamba wewe unatoka taifa la Kenya, ndio? No. Cameroon. Cameroon. Yes. Oh. Okay. Where you met Moses? No, that's not important for now. Yeah, I think as a lawyer you can always have a call to represent any interests of any citizen of Rwanda. Yes, so utangiye rero inkuru yacu nkuko mubizi umwana w'umukobwa witwa Ishimwe Vestine aha turatangiye twari tutaratangira ubu nibo tugitangira hari ibyo nari nabanje kunyuramo mbanje kunyuramo bitandukanye n'ibingibi so turatangira rero kandi nta n'umwanya nshaka kubimaramo kongeye kujya mu bukwe n'ubundi kandi barize metre mwatuganiriza wakiyanga ndakwingiza metre ukutubwira uburyo rusubitwa gusa nabi ngurumba metre God have mercy upon us. metre uko biri kose mwaramutse neza metre ariko se urabona abantu tuzatubamenya gute mutagaragara kuri social media uyu ni metere wa DJ Toxique navuze yuko asobanutse yavuze ati dosiye sindayisoma neza hazahesha umuburanye umukiriya wanjye ibintu bitameze neza ngomba kwiga dosiye nkayisoma neza kuko ubushinjacyaha bwafashe umwanya bukayisoma metere natubwira igihe mwaboneye iriya dosiye metere ese mu mategeko y'u Rwanda harahanditswe yuko igisambo nigifatwa bazacica turifuza kuganiriza umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge maze agire icyo adutangariza nguyu muramubona ni Bwana Kazungu uyoboye umurenge wa Nyarugenge urimo iterambere ryiza cyane nyakubahwa munyamabanga muraho neza Ndaje mukanya gushinga mikoro muri ubwo buryo ndagwatanye time rero n'ubwo icyo gihe abantu babamuze surashaka gufatira abantu yagize ati nta kibazo ngayo nguko umunyamanga nshingwabikorwa ntacyo ashaka gutangariza naruguhera ubuntu kandi uramutse ukundanye n'umuntu nkanjye nijyo higo wabugize mu buzima bwawe nta mukozi wo mu rugo dukeneye imbwa z'iwacu zifite umuntu zigaburira n'ikimenyimenyi iwacu nta muntu usa nkaho yahakata ariko mbanza mboneraga muri bayinecu utarambona mu maso njye nitwa Rutambi Kavumbi umusore ukundwa n'abakobwa benshi nikubona nakwikundiye ndashaka ngo twibere inshuti njye simba inshuti n'imbwa zo ku muhanda